Hello guys, mw'iyi video ngiye kukwereka uburyo ki ushobora kuba wakwifungurira konti ya Google Adsense. Konti ya Google Adsense ni konti ukoresha wakira amafaranga ya we wakoreye kuri YouTube channel iyo wamaze kuba monetization, cyangwa ukaba ufite website ugiye kuyimonetiza ukenera Google Adsense. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ki ushobora kuba wakwifungurira Google Adsense yawe neza step by step ihembwa. Google Adsense urayifungura, icyambere ugomba kuba ufite email nk'ibisanzwe. Email yawe igomba kuba urengeje imyaka 18 kugira ngo baze kuyemera. Noneho Google Adsense nk'ibisanzwe, reka duhite dutangira gukora Google Adsense cyangwa konte uhemberwaho na YouTube, ukabona kwakira amafaranga wakoreye kuri YouTube agahita uyakura uyashyira kuri konte yawe ya banke wabihuje. Guys, rero nk'ibisanzwe uraza muri browser yawe, ugiye muri hano hejuru muri search wandikemo Adsense account cyangwa Google Adsense. Okay, hano barahita batuzana, hano urahita ubona ahantu handitse Google Adsense any money from website with monetization, urakirikaho. Okay, barahita bakubwira ngo hano urabona ahantu handitse get start, ukandeho. Okay, hano barahita bakubaza account tugiye gukoresha ya email. Hano turahitamo email yacu tugiye gukoresha dukora Google Adsense, reka dukoresha iyo. Okay, hano bahita bakubaza niba ufite website ugiye kumonetiza, niba uyifite urayishyiramo, ariko niba ntayo ufite reka twikorereho hano let's start your site. Hano urashyiramo website yawe niba uyifite ugiye kuyimonetiza, ako kubera ko twebwe nayo dufite si ngombwa, turahita dukora I don't have a site yet. Turaza twemezemo hano hasi tukavivure. Hano barakubaza get more out of Adsense. Yes, send me customized help performance suggested. Hano barakubaza uremera ko bajya bakoreza ama notification, cyangwa hano uremeza ko utayakeneye. Hano barahita bakubaza igihugu, warahitamo Rwanda. Guys, nkwibutsa ko YouTube ntabwo ihembera mu Rwanda, ariko Adsense mu Rwanda irahakorera neza cyane. Hano urahitamo Rwanda, turwemezeho. Hano twemeze ko bazajya baduha. Okay, hano urabona ko twamaje kwemeza u Rwanda. Hano uraza usoma amategeko n'amabwiriza ya Google Adsense, uzamuka yasome neza witonze. Numara kuyasoma I have, hano urahita uvuga ko wemeye amategeko n'amabwiriza ya Google Adsense, uhita utikingamo hano. Hano urahita ubona ahantu handitse ngo start using Adsense, dukoraho kuri buto y'ubururu handitseho start using Adsense. Hano turaba tugiye gutangira gukoresha Google Adsense account, dukoreho. Okay, urahita umanuka hano hasi handitse account, you need select country treat when current. Hano impamvu twabishyizemo neza cyane, ahubwo ikintu tutakoze ntabwo twemeje ko bazajya baduha notification. Imbere barabyemeraga ko wasimbuka, ariko ubu ngubu ntabwo ushobora kuharenga utabyemeje. You need to select country treat when current live so can verify. Okay, ibyo nibyo. Hano uraza uyasome witonze, soma amategeko n'amabwiriza. Tuyasome neza cyane, our terms and condition. Twemeza start using Adsense. Tegereze nitumara kwemezaho.
kanda kuri start using Adsense. Okay, urabona ko bimwe nakubwiraga ko hano tutemejemo get Adsense out of, hano niyo mpamvu byanze. Okay, choose a communication preference. Hano turemeza ko bazajya batwohereza customization, help, performance, suggestion. Hano turemeza kuri aka kambere niba dukeneye ko bazajya batwohereza notification yuko y'amafaranga twinjije nyine ya performance ya YouTube yacu cyangwa website yacu, turemeza yes. Tumara kwemeza yes, duhite tuza dukore start using Adsense. Tutegereza. Okay guys, ubu ngubu konti yacu ya Adsense twamaze kuyifungura. Okay, urabona hano ni muri dashboard yawe ya Adsense. Noneho turete tuza hano kuri iyi tell about you, enter information, tuze dushyiremo amakuru yacu. Hano hasi naho guconnectinga site, nuza hano hejuru kuri menu urabona home, add, site, privacy, brand, report, policy center, payment, account, feedback. Okay, ubu konti yacu ya Adsense imeze neza cyane, twayifunguye. Ahubwo harabura ikintu cyo kuyisetinga. Nani dukora kuri payment, tutatwereka payment info, verification, checker, policy, report, brand, privacy, policy, site na add. Okay, Adsense yacu birafunguye neza cyane. Ubwo ikintu tugiye gukora, tugiye kuba twabasha kwenteningamo information. Hano handitse add site ni ukoresha ugiye gushyiramo website nyine. Ufite website ugiye kumonetiza, ukora hano kuri add site. Ako twebwe ko dukoze muri make iyi Adsense nta muntu utayikenera, abo mu YouTuber, abo mu website development arayikeneye kugira ngo abashe kuba yakorera amafaranga, akabasha kuyabikuza akajya kuri konti. Hano uri kubibona neza cyane. Iyi ngiyi uyikoraho ugiye guconnectingaho site, nibyo nk'uko ubibona, select your ad, iyi nta kibazo. Ahubwo iyi ngiyi niyo tugomba kwitondera. Ubutaha nzaza nkwereka uburyo ki dushobora kuzuzamo information ziburamo muri iyi konti yacu ya Adsense. Ubundi nkwereke muri video itaha, duhure muri video itaha nkwereka uburyo ki hano ushobora kuyuzuza neza information nta kintu na kimwe utarukije, kugira ngo ubundi uzabashe guhembwa neza na YouTube, ubone kode ya Adsense neza itiriwe uyoba ku gasanduku k'iposta washyizemo. Icyo ngusaba no gukora subscribe, like, share na comment, ubundi tukaza duhurira muri video zitaha. Ngiye twari turi kubana, nitwa Olomiye Chancelier, ndabakunda cyane loud and clear. Duhure muri video zitaha. Ciao ciao.